umwana wa gatatu amazina ye hiyongeraho Ruferedi, umwana ugasanga hiyongeraho Ruferedi. Uko ugenda ufata umwana wawe ukagenda umuha izina ryawe, ubanza unarebe niba wowe uri mwiza mu mikorere, uri mwiza mu mibanire n'abantu, uri mwiza muri sosiyete, uri mwiza muri kamere, kuko izina ni ryo muntu. Kumuha izina ryawe ni nko kuvuga ngo izina ntirizazima cyangwa we ntuzazima. Uko udashaka kuzima rero, ubwo numva ngo n'ingeso zawe ntushaka ko zizazima mu muryango. Nk'abantu bakunda kurota basambana, ugasanga umuntu akunda kurota asambana, uri umukobwa ururota bagomba gusambanya ariko mu gacya ukababura, wava mu nzozi ukababura. Uri umugore urarota usambana n'abantu ariko wava mu nzozi ukababura. Uri umugabo cyangwa umusore urarota usambanya abantu ariko ukaza kubabura. Izo nzozi ziba ari mbi cyane kuko zishobora kukugiraho ingaruka zikomeye mu buzima. Uri umukobwa zishobora kukugiraho ingaruka yo kutazashaka kuko za mbaraga zigusambanya nijoro cyangwa uryamye zishobora kufuhira ku rwego nta wundi muntu uzigera gukunda ngo abe yagushaka. Ku mugore nuko zishobora gufuhira uwo mu bana, bikaba byatuma umuzinukwa ukamwanga cyangwa zikananiza ubuzima bwe kugira ngo zikomeze zikwigarurire. Ku bagabo n'abasore nabo nuko ushobora kumara igihe kinini muri ubwo buzima urota usambana bikarangira uzinutswe kuba hari umuntu w'umugore wakenera cyangwa hari umukobwa wakenera, ahubwo ugasanga ibyishimo byawe byose birangirana n'izo mbaraga mbi uburota usambana nazo. Isezerano ryatanzwe cyangwa wahawe, ryatanzwe cyangwa rigahabwa nyakwigendera ariko ndirize kubahirizwa, rishobora kugira ingaruka cyane ku buzima bw'abantu basigaye. Ngo rero iyo umuntu yakorewe ubuhemu bukabije cyane, ubwo buhemu yakorewe, abagize uruhare muri ubwo buhemu yakorewe agakurwa muri uyu mubiri batamusabye imbabazi, bushobora kubagiraho ingaruka bukazabakurikirana umuryango wose. Ugasanga famiye yakurikiranywe n'umwuka cyangwa n'ubuhemu bwakozwe na se cyangwa bwakozwe na sekuru. Ubwo buhemu bakoreye abantu cyangwa umuntu bukagira ingaruka, bukazabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose. Kandi ururo yabisaba ko abantu iyo bamaze kumenya ko bimeze gutyo babaho barya inyama. Igihe cyose ugasanga umuntu ararota arya inyama izokeje, izitetse, imbisi, igihe cyose urarota urya inyama. Izo nzozi nazo rero nimbi abademoni bakunda kuzinjiriramo kuko ushobora kurota inshuro nyinshi urota urya inyama ukazisanga uko kurota urya inyama inshuro nyinshi baba bakuraritse mu nteko y'abazimu, noneho mu birori by'abazimu kuko kenshi bakoresha inyama bisa n'inyama, ugasanga igihe cyose uryamye urararikwa ukatumirwa ukisanga uri gusangira nabo uri kurya inyama. Nzanye umugore wa kabiri nyuma y'uko nyakwigendera namusezanije ko ntazigera nshaka. Umugore wa kabiri ananijwe n'indahiro narahije uwa mbere, akaba ari iza kumunaniza ubuzima bwe bwose. Ishobora kumunaniza ntabyare cyangwa ikamunaniza agahorana ibibazo mu rugo kubera ko nyinshi indahiro nagiranye n'uwo twari twarasezeranye imbere. Cyangwa mu mbaraga za karande, ibi ni ibyuho bine bya karande turimo turabigisha. Reka ngere ku cyuho noneho cya kane cyitwa ubuhemu bwakorewe nyakwigendera. Ubuhemu bwakorewe nyakwigendera. Abamarayika baratutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Turabasuhuje bakunzi bacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'ivugabutumwa, kuko nicyo dukora, nibyo tugarukaho, n'ivugabutumwa, niyobokamana nibyo tubamo. Nubwo turi mu isiriko tugaruka kwiyobokamana cyane. Nitwa Misaga Ruferedi, inshuti yanyu, muri inshuti zanjye, kandi benshi murabitwereka umunsi ku munsi, tugenda tubibona, murabyandika, abandi mucana imbogisi mukatuvugisha, mukatwandikira. Imana nibaho umugisha, biratwankuraja, biduha morale, natwe tukarushaho kugenda twumva ko turi kumwe n'abantu kandi dushyigikiwe n'abantu. Yesu rero nabahe umugisha. N'ubundi rero ndaje kugira ngo dukomeze n'ijambo ry'Imana, ariko tugaruka kuri ya nyigisho yitwa kwibohoza mu mbaraga za karande.
aho tuje mu gice cyaho cya kane. Abo tutabashije kubana, hari ibice bigera kuri 3 twabanje. Hari igice twavuzemo karande n'umwuka iturukaho cyane ugendanye n'umwuka w'abazimu ukomoka ku bantu babuze ubugingo. Hari igice twavuze ku bwoko bune bugera kuri bune bwa karande. Hari igice twavuze ku kigendanye n'amagurupe karande zibarizwamo. Ubwo mvuze izo bice kugira ngo batarazibibonye ushobora kuba ukiritse ugahura n'iki kiganiro ari ubwa mbere. Nibyo urakoze inshuti yacu, nawe turakwakiriye, ariko twagiye twandikaho karande 1, karande part 2, karande part 3. Reba aho ngaho rwose urabibona, kandi unabihuze watwandikira tukaguha link. Ushobora kuvuga uti mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu, ni mu gice cya mbere, wakirika tukaguha link, watwandikira tukaguha link yacyo. Ni 0784524247 iri kuri WhatsApp, twaguha link y'ikindi kiganiro wakenera. Reka rero nsenga Imana, nimara gusenga Imana noneho dukomeze tuganira n'ijambo ry'Imana, dukomeza n'igice cya 4 cy'inyigisho yacu ivuga kuri karande. Ndagushimiye Imana, ndaguhimbaje kuko dufite umugambi mwiza kandi aho tuganisha ari heza. Ijambo ryawe riberaho kugira ngo riduhugure kandi dukize, rinatubature, ridukure mu migozi n'iminyururu ya Satani. Ndagusabye kugira ngo ushyigikire rero nk'umugaragu wo muri aka kanya, mvuge ntavuze ku bwanjye, mvuge mvugishijwe nawe. Umwuka wera nyobore kandi abumva nabo mu by'ukuri ijambo ryo rigireho ribakura rigena handi ribageza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero twihuse muri iki gice cya 4 tugiye kugaruka ku kigendanye n'ibyuho. Tugiye kugaruka ku byuho bikuru abadayimoni ba karande binjiriramo. Ibyuho bikuru abadayimoni ba karande binjiriramo. Ndahera ku kintu cyitwa inzozi. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 5:6. Ndahera ku nzozi. Inzozi ni uburyo, ni bumwe mu buryo Imana ikoresha, kuko iyo twigisha icyo bita ibyumviro 7 Imana ikoresha ivuganiramo n'abantu, uburyo utayumviye mu cyumviro kimwe wayumvira mu kindi. Iyo nyigisho nawe nzayibigisha. Ibyumviro birenze kimwe, ibyumviro bigera muri 7 Imana ivuganiramo n'abantu. Abantu benshi bakunze kuyimenyera mu byumviro bimwe. Yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi turumva se, yavuze n'ijwi se turumva, ariko hari ibindi byumviro Imana ikoresha ku buryo ivuganye umuntu akavuga uti mu by'ukuri nubwo ntajwi numvise, ariko iki cyumviro ikoresheje nacyo ndacyumvise. Mu byumviro bigera muri 7 Imana ikoresha habamo n'inzozi. Inzozi rero nubwo ari umuyoboro Imana ikoresha ivugana n'abantu, ariko ni n'umuyoboro Satani nawe akoresha avugana n'abantu, kandi ndetse ananiza ubuzima bwabo. Ushobora kurota inzozi ukazahinduka umuntu ukomeye ku bwa za nzozi. Ushobora no kurota inzozi ukazabindushya ubuzima bwawe bwose biturutse kuri za nzozi warose. Uriya mugabo Yosefu yarose inzozi ahinduka umuntu ukomeye biturutse mu nzozi. Nta muhanuzi waje kumuhanurira, nta rindi jwi yumvise, we yarose inzozi gusa birangira ahindutse umuntu ukomeye. Nebukadinezari bagiye barota inzozi ari inzozi gusa, bakava ku butegetsi cyangwa bakagubwa nabi, bakazagira ibibazo bikomeye biturutse ku nzozi, bakajya kurisha biturutse ku nzozi. Inzozi rero zaguhindura ukomeye cyangwa zikaguhindura indushyi bitewe n'imiterere y'inzozi. Inzozi rero ni umwe mu muyoboro cyangwa se ni imwe mu nzira abadayimoni bashobora kwifashisha bananiza umuntu, ubuzima bw'umuntu mu buryo bwa karande, cyane cyane bifitanye isano n'ubwoko bw'inzozi warose. Ari nayo mpamvu haba hakwiriye kubaho abantu barotora inzozi, kugira ngo niba urose inzozi zikakubera amayobera, zikakubera ishoberamahanga, byibuze ubona umuntu wagufasha kugusobanurira za nzozi. Kuko hari inzozi umuntu ashobora kurota atazirotorerwa ngo zisobanurirwe, abona uko azitwararika cyangwa zisengera, bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye muri ubu buzima. Hari nk'inzozi abantu bakunze kurota, wenda navugaho gatoya, nk'abantu bakunda kurota basambana. Ugasanga umuntu akunda kurota asambana, uri umukobwa urota bagomba gusambanya ariko bwacya ukababura, wava mu nzozi ukababura. Uri umugore urarota usambana n'abantu ariko wava mu nzozi ukababura. Uri umugabo cyangwa umusore urarota usambanya abantu ariko ukaza kubabura. Izo nzozi ziba ari mbi cyane kuko zishobora kukugiraho ingaruka zikomeye mu buzima. Uri umukobwa zishobora kukugiraho ingaruka yo kutazashaka, kuko za mbaraga zigusambanya nijoro cyangwa uryamye zishobora kufuhira
ku rwego nta wundi muntu uzigera gukunda ngo abe yagushaka. Ku mugore nuko zishobora gufuhira uwo mu bana bikaba byatuma umuzinukwa ukamwanga cyangwa zikananiza ubuzima bwe kugira ngo zikomeze zikwigarurire. Ku bagabo n'abasore nabo nuko ushobora kumara igihe kinini muri ubwo buzima urota usambana bikarangira uzinutswe kuba hari umuntu w'umugore wakenera cyangwa hari umukobwa wakenera, ahubwo ugasanga ibyishimo byawe byose birangirana n'izo mbaraga mbi uburota usambana nazo. Izo rero ni ingaruka zikomeye zishobora kugera ku buzima bw'uyu muntu uburota inzozi nk'izi ngizi. Ari nayo mpamvu mu gihe urota inzozi ngizo ntuba ugomba kuzihererana, uba ugomba kuba umuntu w'umwizerwa wagufasha kugusengera kugira ngo ubohoke n'izo nzozi. Hari n'abarota izi nzozi zifitanye isano n'uko bashyingiwe za nyabingi, ugasanga umuntu bamushyingiye nyabingi kera atanzwe mu buryo bw'umuryango, noneho za nyabingi yashyingiwe bamuhaye akaba arizo zigenda zigama zimwohereza imyuka mibi iza kumugirira nabi kubera ko nyine bamaze kumutanga. Icyo gihe uba ukeneye ko habaho amasengesho yo kukubohoza cyangwa se amasengesho ameze nko gukora divorce na za mbaraga ugatandukana nazo burundu kugira ngo nizibe zikigufiteho ububasha. Wari ku kigendanye n'abantu barota inzozi zigenda zifitanye isano n'ibintu by'ubusambanyi. Hari n'abarota aho barya inyama, igihe cyose ugasanga umuntu ararota arya inyama izokeje, izitetse, imbisi, igihe cyose urarota urya inyama. Izo nzozi nazo rero nimbi abademoni bakunda kuzinjiriramo kuko ushobora kurota inshuro nyinshi urya inyama, urota urya inyama, ukazisanga uko kurota urya inyama inshuro nyinshi baba bakuraritse mu nteko y'abazimu, noneho mu birori by'abazimu kuko kenshi bakoresha inyama bisa n'inyama, ugasanga igihe cyose uryamye urararikwa ukatumirwa ukisanga uri gusangira nabo uri kurya inyama. Izo nzozi rero ni zimwe mu nzozi nazo mbi, n'izindi wenda ntavuga aka kanya, ariko inzozi ni umwe mu miyoboro mibi cyane abadayimoni ba karande bajya binjiriramo, zikaba zagira ko umuntu ingaruka zikomeye. Nihuse rero ndibutse ko tuzagira n'ikindi gice tuzabigishamo amasengesho y'urukana karande, tuzakibigisha nibwo muzamenya ngo ndota nabi nasenga gute, nimeze gutya nasenga gute, tuzabibigisha. Reka njya ku cyuho cya kabiri cyitwa izina wiswe rishobora kuhinduka icyuho abadayimoni binjiriramo. Izina ni ryiza ariko nanone iyo riribi, hari abanyarwanda baravuga ngo so nta kwanga kwita nabi. Umuntu ashobora kukwita izina ribi rikakugiraho ingaruka. Umugabo witwa Yakobo akiranye marayika w'Imana nta kindi yamusabaga, baraye ijoro ryose bahanganye, nta kindi yashakaga ko ari kugira ngo bamuhindurire izina. Nyamara yari afite imitungo yarakuye kwa nyirarume Labani, yaramuhaye intama n'ihene, abagore be yarabazanye bose n'abana be, ariko agira ikibazo cy'izina ribi yari afite. Na Yabesi kandi nuko byagenze, abona ko gukomeza kugira iyo zina ribi n'ubundi afite umuvumo wanatuma mwene wabo yazamwica. Afata icyemezo rero cyo kurwana intambara y'intundura ngo bamuhindurire izina. Imana ijya kugirira Aburahamu neza byayisabye ko ibanza guhindura amazina ye. Yarabanje guhindura amazina ye mu gitabo cy'Itangiriro 17 iramubwira iti ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu, nkwisa Aburahamu, kandi Sara umudamu wawe ntazongera kwitwa Sarayi ukunda, ahubwo azitwa Sara. Ibakuyeho amazina y'uburushya agoye yo munaniza y'ubugumba yo kugira gute, ibahaye amazina mashya, irasohorezamo amasezerano mashyashya. Izina rero ni ikintu gikomeye, mujye mwitonda cyane. Sigaye nshimira leta y'ubumwe nayo isigaye yarabyivanzemo mu kwita kumenya amazina abana biswe. Iyo wandikisha izina mu irangamimerere harimo no kureba ese uyu mwana bamwisiriye. Mu gihe wazanamo ya mazina ya kera y'imigenurano n'iki, ushaka kunaniza umwana umunanirisha izina cyangwa se akazabangamirwa akazabana n'ipfunwe ry'izina ribi yiswe, bakaba babigufashamo bagatuma rya zina ubutakiri mu isi. Ndetse hari no mu itegeko ryemerera umuntu guhinduza izina mu gihe izina rimubangamiye. Bibaho, mujya mwumva babitangaza mu igazeti ya leta, bakavuga bati umuntu uyu n'uyu witwaga gutya yasabwe guhindurirwa izina akitwa gutya, ni ukugira ngo akureho rya zina ry'ipfunwe agendana, noneho atangire agira izina rishyashya. Hari n'uduce tw'ahantu runaka natwo bagenda bahindura amazina, ahantu hakaba hitwaga izina ribi bakahaha izina ryiza kugira ngo umuvumo wa rya zina wahokamye uhave rwose, hitwa izina ryiza
rigendanye n'ibyiza nyine bizahasohoraho. Icyo ni kigaragaza icyo bita imbaraga ry'izina. Usanga umuntu yiswe ku rubone, inyamiruho, ntambara, magorwa. Hari ahantu nzi hari umugabo witwa Nyamiruho, niryo ryari izina rye. Iryo zina rye ryaramukurikiranye ku rwego yagatarira avoka mu mifuka zigashya, akajya zigendana yanga ko umugore n'abana bazazirya, akazitara akazigendana. Mwarahuraga ugasanga mu mifuka ye haratumbaraje amavoka, wamubaza akakubwira uti ko adashaka ko abana bazamurya izo voka, agahitamo kuzitarira mu mufuka kugira ngo zizashya zigendana n'izishya ari mu nzira agenda ziriraho batazazimurya. Izina ryitwa Nyamiruho ryari ryaramukurikiranye kuko bari bararimwise. Izina rero ni ikintu gikomeye, ari ikintu Mwuka w'Imana yambishuriye. Mwababyeyi mwe, nanjye ndiwe, ubusirimu bwaraje, turi mu gihe cy'iterambere, abantu biharaje gufata abana bakabita amazina yabo. Nk'ubu nitwa Alfred, ugasanga umwana wa mbere amazina ye hiyongeraho Alfred, uwa kabiri amazina ye, umwana wa gatatu amazina ye hiyongeraho Alfred, umwana ugasanga hiyongeraho Alfred. Uko ugenda ufata umwana wawe ukagenda umuha izina ryawe, ubanza unarebe niba wowe uri mwiza. Uri mwiza mu mikorere, uri mwiza mu mibanire n'abantu, uri mwiza muri sosiyete, uri mwiza muri kamere, kuko izina ni ryo muntu. Kumuha izina ryawe ni nko kuvuga ngo izina ntirizazima cyangwa we ntuzazima. Uko udashaka kuzima rero, ubwo numva ngo n'ingeso zawe ntushaka ko zizazima mu muryango. Ita umwana izina ariko unagendanye n'ubutwari uzi wifiteho, wiyiziho ko ufite, ushaka ko n'ubwo butwari buzafata umwana bukamukurikirana, akazatunga izina ariko rinafite ingeso nk'irya nyirazo. Nibyo byiza. Naho ibyo guharara mu isi rya sekuru, mu isi rya nyirakuru, mu isi oya, ntabwo ari byiza. Ushobora kwita umwana izina, umwana akagira ingeso n'imico isa neza na nyirizina, na fondateri nyirizina wabanje kugira iryo zina mu muryango wanyu. Izina rero ni ikintu gikomeye, mujye mukitondera cyane kwita abana izina. Kandi nawe wamaze kwisanga wariswe izina ribi, niba udafite uburyo bwo kuba warihinduza mu buryo bw'irangamimerere, ushobora kurihinduza mu buryo bw'amasengesho. Ushobora gusenga Imana ukarihinduza mu buryo bw'amasengesho. Mu bantu wenda baba mu bintu byo gusenga, nkoresheje ibivugo kuko hari abatabyumva nyine cyane, nimenywa nyine n'ababibamo. Hari abantu usanga Imana yarahinduriye amazina. Ndakubwira uti nsigaye nitwa Esteri, Imana yanyise Yohana, Imana yanyise Daniyeli. Ayo mazina abantu bajya mu masengesho, hari usanga umuntu ari kwipresenta, nitwa runaka, n'akandi kazina Imana yanyise kitwa gutya. Hari aho mperutse kujya gusengera, umukecuru umwe arahaguruka ashima Imana, numva avuze ko n'Imana yamwise Karabo Keza. Urumva rero kumwita Karabo Keza birashoboka cyane ko Imana yabonye ko yagize ubuzima bw'icyangiro cyane, none igahitamo kumwita Karabo Keza kugira ngo iryo zina irizanane n'igikundiro ku buzima bwe rigendanye na Karabo Keza. Izina rero ni ikintu gikomeye, nicyo gikomeye abadayimoni bashobora kwinjiriramo ba karande. Turi muri ya nyigisho yitwa kwibohoza imbaraga za karande, aho turi ku gice cya 4 cyayo kivuga ku byuho abadayimoni binjiriramo. Reka ngere ku cyuho cya 3 cyitwa isezerano wahawe cyangwa watanze. Isezerano wahawe cyangwa ryatanzwe na nyakwigendera utakiriho. Aha bimeze biti? Turimo turabigisha ibintu bikomeye ariko muzumve. Isezerano cyangwa ryatanzwe cyangwa ryahawe nyakwigendera utakiriho rishobora kugira ingaruka cyane ku bantu basigaye. Itangira igice cya 50 umurongo 25. Bibiliya itubwira umugabo witwa Yosefu yenda kusaza, yabwiye bene se arabwira ati, bana ba Isiraheli, ndabizi neza ko Imana izabagirira neza, ariko mu gihe muzaba muvuye muri iki gihugu, amagufa yanjye muzayafate muyajyane, ntimuzayasige, muzayajyane iwacu kuri gakondo. Urumva ko yarabarahisha, arabarahiza arabwira uti muzayajyane. Iyi mvugo rero yarababwiye bagombaga kuzayubahiriza, kuko mu gihe batari kuzayubahiriza byashoboraga kuzabagiraho ingaruka. Isezerano ryatanzwe cyangwa wahawe, ryatanzwe cyangwa rigahabwa nyakwigendera ariko ndirize kubahirizwa, rishobora kugira ingaruka cyane ku buzima bw'abantu basigaye. Hano nababwira n'akandi kantu nako kajya kagaragara, wenda nanabagira n'inama hagati y'abantu bashakanye, aho umuntu ashobora gutwarwa n'amarangamutima menshi, agafata umugabo we akamubwira uti sheri wange ndagukunda rwose ku rwego nunapfa nta wundi mugore nzashaka.
wari umugabo ubwira umugore akabwira umugabo ati sheri wanjye nanjye ndagukunda ku rwego nunapfa mbere yanjye nta wundi mugabo nzashaka. Iri ni isezerano umuhaye, araryumvise, ariko no mu isi y'umwuka hari imbaraga ziryumvise. Uba usabwa kuryubahiriza mu gihe cyose atakiriho, ukarishyira mu bikorwa ntubushake, kuko iyo ushatse utararivuguruje nanone mu buryo bw'umwuka ushobora kugira ingaruka ziturutse kuri rya sezerano wishe. Ariho ahantu ushobora gusanga zanye umugore wa kabiri nyuma y'uko nyakwigendera namusezanije ko ntazigera nshaka. Umugore wa kabiri ananijwe n'indahiro narahije uwa mbere, akaba ari iza kumunaniza ubuzima bwe bwose. Ishobora kumunaniza ntabyare cyangwa ikamunaniza agahorana ibibazo mu rugo kubera ko nishe indahiro nagiranye n'uwo twari twarasezeranye mbere. Cyangwa se ugasanga uzanye ushatse undi mugabo, uwo mugabo agize ibibazo byo kunanizwa n'indahiro warahiriye umugabo wawe wa mbere. Ni byiza rero ko wirinda kwitega umutego mu masezerano usezeranya umuntu mubana, cyane ko n'ijambo ry'Imana ntabwo ritubuza gushaka iyo dupfakaye. Upfakaye uri mutoya, ijambo ry'Imana ritwemerera gushaka. Umuntu urenze urucyuriro ni umuntu urengeje imyaka 60, niho Bibiliya ivuga ko abarenze urucyuriro. Ariko umuntu munsi y'imyaka 60 kuva ku myaka kugera ku myaka 60 ubishoboye wumva ubibasha washaka nta kibazo. Impamvu yo kwitega rero umutego wishyira mu mitego sinzashaka sinzagira gute, muramenye mujye mureka gukora amakosa nk'ayo ngayo. Rimwe na rimwe kuzagarura bikazabagora kubona uburyo mwabigarura. Kwibohoza mu mbaraga za karande, ibi ni ibyuho bine bya karande turimo turabigisha. Reka ngere ku cyuho noneho cya kane cyitwa ubuhemu bwakorewe nyakwigendera. Ubuhemu bwakorewe nyakwigendera. Mu gitabo cy'itangira igice cyaho cya 4 umurongo w'10 tuhasanga ijambo rivuga ngo Imana ibwira Kayini, iramubwira ngo amaraso ya murumuna wa Abeli arimo arantakira. Ubuhemu bwakorewe nyakwigendera bushobora gutuma umwuka we uhora cyangwa se amaraso yahora. Hari igihe abantu bahemukira abandi bakabagirira nabi kugera ku rwego babica, ariko babagiriye nabi. Ugasanga umuntu mwishe umugiriye nabi, uvuga ngo uba ufite ingorane nyinshi z'uko hazabaho gutaka kwa wa mwuka we. Kandi mbibutse ko ntabwo ari imyuka ya gipagani gusa itaka cyangwa ihora, n'imyuka y'abera niko imera. Nimusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gice cyaho cya 6 ku murongo w'9 hari ijambo rivuga uburyo imyuka y'abera ihora itaka ibwira Imana ati kuki udahorera amaraso yacu isi yamenye baduhora izina ryawe. Imana ikababwira kwambara ibishura bizera bakarindira abagenzi babo. Niba imyuka y'abera itaka ngo ihorerwe, none itarabonye ubugingo we ni gute itataka? Uvuga ngo rero iyo umuntu yakorewe ubuhemu bukabije cyane, ubwo buhemu yakorewe abagize uruhare muri ubwo buhemu yakorewe agakurwa muri uyu mubiri batamusabye imbabazi, bushobora kubagiraho ingaruka bukazabakurikirana umuryango wose. Ugasanga famiye yakurikiranywe n'umwuka cyangwa n'ubuhemu bwakozwe na se cyangwa bwakozwe na sekuru. Ubwo buhemu bakoreye abantu cyangwa umuntu bukagira ingaruka, bukazabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose. Kandi urubu yabisaba iki? Yabisaba ko abantu iyo bamaze kumenya ko bimeze gutyo bibohoza bagasenga, ariko isengesho ririmo no gusaba imbabazi. Hasabwa imbabazi zishingiye ku buhemu bari barakoze, bagasaba imbabazi. Mu gihe haba hari abakomoka kuri nyakwigendera bagihari, abo ngabo bashobora guhagararira nyakwigendera bakakuvugaho ijambo ryo kukubohora, bakagusabira imbabazi, bakavuga ngo ntuzongere gukurikiranwa n'umuvumo w'ubuhemu wakoreye nyakwigendera. Icyo gihe ububohotse. Icyo rero ni icyuho cya kane abademoni ba karande bashobora kwinjiramo bakananiza ubuzima bw'abantu. Ni ubuhemu bwakorewe nyakwigendera mu gihe yabukorerwaga, noneho hakazabaho guhora k'umwuka we cyangwa se amaraso ye, aricyo bita ubugingo bw'umuntu, bigahora nk'uko Imana yabwiye kandi namubwira ngo amaraso ya mwene so arimo arantakira. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cy'ikenda 13 Imana avuganye na Ananiya ubwo uwitwa Pawulo yari amaze guhura n'umucyo mwinshi umubonekeye, Kristo akamuhamagara noneho ukamuhuma amaso. Imana avuganye n'uwitwa Ananiya iramubwira uti Ananiya, uwo mugabo genda umubatize ntumutinye, ndashaka kuko yagenje abandi nawe bizamugendekera nk'uko yagenje abandi. Urumva ko Imana yari ivuze ko azagira ingaruka zisa n'izo yakoreye abandi. Nubwo agiye mu gakiza, nubwo agiye gukizwa, nubwo agiye kuba umukozi w'Imana, ariko ntibizakuraho uko nawe azakubitwa akababazwa nk'uko yababaje abandi. Bana b'Imana mujye mwirinda guhemuka, kuko ushobora kwitwa ngo uri umukirisitu ariko ntibikureho kuzagira ingaruka z'ubuhemu wakoreye abandi utaranakizwa, zikakugaruka zikakugiraho ingaruka.
niba utanakijijwe, niba utarumva no mu bintu byo gusenga, gira umuntu, ugire umuntu, ubane n'abantu amahoro, ubane n'abantu neza, ntacyo bitwaye. Kugira umuntu ntacyo bitwaye, bangeso nziza, ubane n'abantu amahoro, kuko icyo umuntu abiba mu buzima bwa buri munsi nicyo asarura. Iyo ubana n'abantu amahoro bikugiraho ingaruka nziza, no birakugarukira. Iyo imbuto nziza ubona umusaruro mwiza wa ya mbuto nziza ubiba, ariko iyo imbuto mbi ubona umusaruro mubi wa ya mbuto mbi, kandi ntugarukire ku buzima bwawe wenyine, ukaba wagera no ku bantu bagukomokaho. Imana rero nibampera umugisha. Ndimo ngera ku musozo w'iki gice cyacu cya 4 cy'inyigisho yo kwibohoza mu mbaraga za karande. Mwagiye munadusaba cyane kugira ngo dukomeze tuyibigishe. Ndi kugera rero ku musozo w'iki gice cya 4 aho dusoje ibyuho bigera kuri 4 imyuka ya karande yinjiriramo. Ubaye rero utabisobanukiwe neza, ukaba utabyumvise neza, watwandikira muri comment cyangwa se ugaca mu gikari kuri 0784 52 tukaba twagusobanurira kurushaho. Reka rero tubizeze ko tuzakomeza iyi nyigisho mu bice bizakurikiraho. Noneho tugiye kwinjira mu gice kigendanye n'uburyo bwo gukira karande, uburyo bwiza, uburyo umuntu yakira karande, isi karande umuntu yazikira gute. Ntekereza ko kuva ku gice cya mbere kugera kuri iki cya 4 consultation iruzuye. Umuntu wese amaze kumenya uruhande aherereyemo, amaze kumenya groupe ya karande atunze cyangwa umuryango ufite, amaze kumenya ikibazo afite, amaze kumenya karande yamukoroneje. Ubwo rero tumaze kubimenya biturutse muri ibi bice, noneho tugeze ku kibazo kivuga ngo ni gute nakira izo karande, nazisengera, nazirwanya, nazikira gute, nazisohokamo gute. Rero niyo masengesho noneho tuzinjiramo, noneho tuzinjira mu kubigisha. Ubwo ni imiti, mwana tugiye kubazanira imiti. Ubwo consultation imaze gukorwa, indwara zikaba zibonetse, nta kindi noneho twinjiye muri farumasi. Tugiye kwinjira muri farumasi, noneho dutangire tubaha imiti, noneho tubavure mukire karande mu izina rya Yesu. Reka rero soze mbabwira ntamoro Imana nabane namwe, mbasengera, mbasabira umugisha, mbasabira imbaraga ndetse no gukomerera mu mwami wacu Yesu Kristo. Mana ndagushimiye, ijambo ryawe ni bizima, ni iryera kandi riratubatura, niryo ridukura mu bubata tugatsinda imbaraga zose z'umwijima. Sengera abana bawe bafashe umwanya wo kuryumva, nubampera umugisha, nubakomeze, nubaha imbaraga kandi ubagure, kandi ubarinde umubi, kandi uko bakomeje kugira inzara n'inyota yo kumva, nawe ukomeze ubishuriye kandi ubimenyeshe, ukomeze ubane nabo kandi uganze ku buzima bwabo n'imibereho yabo. Ndagushimiye kuko uri Imana iri gukorana natwe, kandi dufite umugambi mwiza wo kutugeza heza. Reka rero icyuro gikomeze kibi cy'ibihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane.